Iyo ushaka ko igihugu kigira sinema ikomeye, ntibihagije kugira abantu bafite impano. Hakenerwa amashuri, amahugurwa, inkunga ndetse n'ahantu herekanirwa filime. U Rwanda rwabimenye hakiri kare. Muri 2003, Eric Kabera yashinze Rwanda Cinema Center. Intego yayo ntiyari gukora filime gusa, yari yo kubaka uruganda rwa sinema rwafasha ubukungu bw'u Rwanda, rugatanga akazi kandi rugafasha abanyarwanda kuvuga inkuru zabo binyuze muri filime. Rwanda Cinema Center yatangiye guhugura urubyiruko mu kwandika inkuru, kuyobora filime, gufata amashusho, gutunganya amajwi no gukora indi mirimo yose ijyanye na sinema. Muri uwo mwaka kandi havutse Rwanda Film Institute. Iri shuri ryatangaga amahugurwa akomeye yamaraga hafi ukwezi kumwe. Nyuma y'ayo mahugurwa, buri munyeshuri yasabwaga gukora filime ye ya mbere ngufi. Ibi byafashije urubyiruko rwinshi gutangira urugendo rwo kuba abakora filime babigize umwuga. Nyuma y'igihe, Rwanda Film Institute yahindutse Kwetu Film Institute. Aho kwigisha ukwezi kumwe gusa, yatangiye gutanga amasomo amara amezi 3. Kwetu Film Institute ntiyakoraga yonyine. Yakoranye n'ibigo bikomeye byo ku isi birimo Swedish Film Institute, Film Academy Baden, Waterberg, Filmpark Babelberg ndetse na Goethe Institute. Ibi byafashije abanyeshuri bo mu Rwanda kwiga ku rwego mpuzamahanga batavuye mu gihugu. Ariko gukora filime si byo byonyine. Filime igomba kugira aho ireberwa. Mu mujyi wa Kigali niho hari sinema nyinshi kurusha ahandi mu Rwanda. Harimo Century Cinemas yafunguwe muri 2013, ifite ibyumba 4 byerekanirwamo filime kandi ikerekana filime zo mu Rwanda ndetse n'iz'amahanga. Hari kandi Scene 7 yerekana filime z'ubucuruzi n'izigenga ndetse ikabikorana bya hafi na Rwanda Film Festival. Ariko sinema ntiyagumye mu nyubako gusa. Kwetu Film Institute rimwe na rimwe yateguraga ibikorwa byo kwerekana filime ku banyeshuri n'abaturage. Goethe Institute nayo yakunze gutegura aho barebera filime bakanaziganiraho hamwe. Hari kandi Innovation Village yatangije igikorwa cyo kwerekana filime ku buntu buri wa gatatu nimugoroba. Ibi byose byatumye sinema itaba iy'abakora filime gusa, ahubwo iba umuco abaturage bose bashobora gusangiramo inkuru n'ibitekerezo. Uyu munsi nubwo sinema nyarwanda ikiri mu rugendo rwo gukura, urufatiro rwamaze kubakwa. Hari amashuri yigisha filmmaking, hari amaserukiramuco, hari aho barebera film, kandi hari urubyiruko rwinshi rufite inzozi zo kugeza u Rwanda ku rwego rwo hejuru muri sinema mpuzamahanga. Ahazaza ha sinema nyarwanda hazashingira ku mpano, ku bumenyi no ku bufatanye bukomeza kubakwa umunsi ku munsi. Ndi Hudson, icyo usabwa ni ugukora subscribe. Ciao ciao.